Babyeyi namwe banyeshuri, Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy ibifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Mu kuzirikana kandi abandi banyarwanda babyifuza, twabafunguriye chaîne ya YouTube igiye kugicishwaho amasomo akurikira. Tuzabigisha guteka amafunguro atandukanye, gutekera ibirori cyangwa iminsi mikuru, gukora imigati, gato na biscuit, kwakira neza abatugana. Tuzabigisha imirire myiza ku mubyeyi utwite, uwonsa, abana bato ndetse n'abakuze. Tuzabigisha kandi ibijyanye na parike, ubwikorezi bwo mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Tuzigana kandi namwe icyongereza cyo kuvuga n'ibindi bitandukanye. Kugira ngo utazacikwa na kimwe rero, jya kuri YouTube ukore subscribe hakiri kare kuri Keta Rwanda Remarkable TV. Nshuti bakunzi bacu ba Keta Rwanda Remarkable TV, turabasuhuje. Ni Dr Habimana Alphonse basuhuza. Aka ni akanya keza nanone rero dufashe kugira ngo tubabwire bimwe na bimwe tugiye kubagezaho by'imyigire y'icyongereza nkuko twaze tubiganira ubushize. Mu myaka igeze muri 16 rero y'ubunararibonye dufite mu burezi, abana bacu turabigisha tukabigisha neza, ariko hanze aha ku isoko ry'umurimo hakenewe ko babasha kuvuga bakamenya kwisobanura. Abana uko bagenda bazamuka mu myigire bakabasha ibyo biga kubasha kubisobanura neza. Niyo mpamvu rero twashyizemo imbaraga tugafata umwanzuro w'uko twafatanya kwiga icyongereza. Hari abafatanyabikorwa bacu beza tuzakorana mu kudukorera ibiganiro bito bito bidufashiriza abana, bifasha n'abantu bakuru, by'umwihariko bakunze kwakira abantu kugira ngo bige icyongereza mu buryo bwabo buboroheye. Gahoro gahoro nirwo rugendo bazagenda bamenya kuvuga icyongereza bikwiriye. Hari icyiciro rero kizakorwa kijyanye n'ubujyanama. Ubujyanama bubwira umuntu uburyo akwiye kwiga icyongereza kugira ngo abashe kukimenya neza, abashe kuvugana n'abantu, asobanure ibyo azi gukora, asobanure n'inzira iyo ari yo yose ishobora kumufasha kugera ku ndoto ze. Muri bimwe na bimwe rero tuzagenda tubagezaho, tuzahera kuri ibi bikurikira. Icyo bita introduction and greetings, uburyo abana bacu, uburyo abantu bashobora kumenya kwisobanura, kwivuga, umuntu akivuga uwo ari we, umuntu akamenya uburyo yakwisobanura ndetse akamenya no gusuhuza abantu. Ikindi, introduction and English sounds. Tuzagerageza dukorane namwe kandi namwe muzaduha ibitekerezo bitandukanye. Tuzashyiramo imbaraga ku buryo abantu bashobora kumenya gusobanura bo ubwabo, bagasobanura ibyo bakora n'ibyo bashoboye, hanyuma bakamenya na pronunciation, uburyo bashobora kuvuga icyongereza. Hanyuma hari ibijyanye na verbs. Nkuko mubizi nyine, kumenya icyongereza bisaba ko n'umuntu amenya gutondagura inshinga zitandukanye zo mu cyongereza. Tuzafatanya rero kandi tuzabigeraho twese tumenye inshinga zo mu cyongereza n'uburyo abantu bashobora kuzitondagura. Tuzamenya verbs, izo nshinga ibyiciro zigiye zirimo n'uburyo bishobora gukoreshwamo kandi mu buryo bworoheye buri wese. Ikindi, tuzamenya conjunctions, uburyo amagambo dushobora kuyunga kugira ngo abyare interuro cyangwa se abyare ijambo rizima umuntu ashobora kumva. Tuzareba uburyo umuntu ashobora kumenya vocabulary nyinshi, kumenya vocabulary zitandukanye umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo yubake icyongereza, abashe kuvugana n'abantu, abahe serivisi cyangwa se abasabe serivisi. Tuzagerageza dufatanyije twese hamwe tuzamure ubumenyi bwacu, tuzamure communication skills, tubashe kugira uruhare rufatika mu bukerarugendo bw'igihugu cyacu. Abanyeshuri kandi tuzabagira inama uburyo bashobora gukora debates, uburyo bashobora kuganira, bagakora ibiganiro mpaka mu cyongereza, ibyo bakwiye kwitwararika kandi bakabishobora, bakabikora neza. Hari abajya gukora ibizamini by'akazi bitandukanye, interviews.
abantu bakora ibizamini by'akazi bitandukanye hari uburyo bababaza ibibazo bababaza nabo bagomba gusubiza. Hari uburyo bwiza kandi bworoshye umuntu ashobora kumenya uburyo akwiye kumva ikibazo abajijwe n'ukuntu akwiye gusubiza kandi akitwara neza mu bizamini by'akazi. Icyo gihe byose tuzabiganira kandi tubinyuze mu murongo ukwiriye twese hamwe namwe. Ikindi, hari imbwirwaruhame, public talks. Hari uburyo ushobora gutegura imbwirwaruhame, uburyo wategura ijambo ugiye kuvuga mu Cyongereza, ibice bigize iyo mbwirwaruhame, public presentations cyangwa se public talks, uburyo ushobora kubitegura, uburyo ushobora kubwira abantu ukabagezaho ijambo ryawe kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo, ukamenya uko uri butangire kandi ukamenya uburyo uri busoze ijambo ryawe. Ibyo byose tuzabiganirira hamwe kugira ngo Icyongereza tukimenye mu buryo bukwiriye. Turabashimiye cyane rero ko tuzafatanya muri iyi gahunda yo kwigana Icyongereza, ari mwebwe tuzafatanya mukaduha ibitekerezo bitandukanye, uburyo twakongeramo ibyo mwifuza, ari n'abafatanyabikorwa bacu bazagenda badufasha gutegura ibiganiro bitandukanye. Ibyo byose turabashimiye, tugira ngo tubabwire ngo mukore subscribe hakiri kare kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kibacika. Murakoze cyane. Gukora subscribe ni kuri Keta Rwanda Remarkable TV. Murakoze cyane, naho utaha. Ikaze muri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, ishuri ry'indashyikirwa mu ruhando mpuzamahanga. Twigisha amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, umwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Twakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, amezi 3, 6 ndetse n'abiga mu gihe cy'umwaka umwe. Mu kwigisha ubukerarugendo kandi turi ku isonga kuko twigisha tugendeye ku nteganyanyigisho zemewe, tukanafasha abanyeshuri bacu kubona aho bimenyereza umwuga biciye mu bufatanye n'amahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo dufitanye amasezerano. Wifuza ibindi bisobanuro, wagana aho iri shuri riherereye ku Kimironko inyuma ya Beka munsi y'urusengero rwa Foursquare, cyangwa ugahamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze.